neza, twizere ko mumeze neza aho muri hose. Twagarutse rero ngo twiganirire nk'ibisanzwe kugira ngo twungurane ibitekerezo, duhane inama ku bintu bigomba kutwubaka umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nagize ngo tuganire ku bintu bisanzwe ariko cyane cyane twibanda n'ubundi mu kwihangira imirimo, kuzigama ndetse n'ibindi byaduteza imbere. Naganiriye n'abantu muri iyi minsi, abenshi bagiye bahuriza ku kuba kwizigamira ngo bigoye ndetse ngo no kwihangira umurimo bikaba bigoye. Ariko njye nkibaza, ni iki umuntu yakora kitagoye muri iyi si? Ntekereza ko unabonye n'ibintu ukora bitakugoye nta n'inyungu byavamo, kuko kugira ngo ikintu ugihe agaciro ni uburyo uba wagikozemo, uburyo kiba cyakuruhije. Yego ntabwo twavuga ko tugomba kuruha, ariko mu by'ukuri ikintu wakoze wagishyizeho imbaraga nyinshi niho umenya agaciro kabyo, kandi ukarushaho no kugira ute no kugenda ubibungabunga. Ku kijyanye rero no kwihangira umurimo, abenshi bagiye bahuriza ku kintu cyo kuvuga ngo nta gishoro ngo gihari, ngo ubundi se ni gute watangira kwihangira umurimo nta gishoro ufite? Aha ngaha abantu benshi babyumvise nabi, kuko n'ubundi ntabwo wajya gutangira gukora nta gishoro ufite. Ahubwo icyo twavugaga ko ushobora gutangiza igishoro gitoya, cyangwa se mukishyira hamwe mugakora ikintu runaka. Uko byagenda kose ikintu cyose wakora kizagusaba ubushobozi, bwaba bw'amafaranga, bwaba ubwo mu ntekerezo. Ibyo byose bigomba kuba bihari kugira ngo icyo ushaka gukora kijye mu bikorwa. Urumva rero ko ntabwo byagukundira ko hari ikintu wakora udafite cya gishoro. Nababwiye yuko kugira ngo byibuze utangire gukora, hari ibintu bibiri ugomba kuba wariteguye. Icya mbere ni cya gihe nyine wari ufite akazi ugatangira wizigamira uvuga ngo igihe runaka ako kazi uzakareka ujye gukora ibyawe. Icya kabiri ni cya gihe twavuze ko mushobora kwishyira hamwe bitewe n'icyo umuntu azi kugira ngo mukore umushinga runaka. Twasanze yuko hari igihe njye nshobora kuba mfite amafaranga ariko ntazi uburyo nayabyaza umusaruro. Hakaba hari undi uzi uburyo yakoramo umushinga ariko adafite ya mafaranga. Undi nawe akaba afite aho wa mushinga wakorerwa. Urumva ni ibintu bitatu bitandukanye kandi bigomba kuzuzanya kugira ngo wa mushinga ushyirwe mu bikorwa. Njye ufite amafaranga nzayazana, wa muntu uzi uburyo amafaranga twayakoresha nawe azana ubwo bwenge bwiwe, hanyuma wa muntu ufite aho tuzakorera nawe ubwo azazana iyo tere yiwe, noneho dukore wa mushinga ugende neza. Icyo gihe urumva ko kuko atazaba ari wowe wenyine, bizabafasha uko muri batatu cyangwa se murenze n'uwo mubare wa batatu, byaterwa n'uburyo mwe mushaka gukoramo uwo mushinga wanyu, ariko bizaborohera kuruta uko wowe wenyine wajya gutangira umushinga. Ariko kandi bikaba byiza cyane iyo umushinga ari uwawe bwite utawufatanije n'abandi, kuko niho hahandi aba ari ibyawe, nta muntu muba muri bubisiganire, ni wowe ubwawe uri bubikore byose. Nubwo wenda hari igihe byagusaba ko wifashisha abandi ukabakoresha ukabahemba, ariko byose aba ari ibyawe. Bitandukanye rero na kwa kundi ko mwishyize hamwe mukagira ute mugakora umushinga runaka. Urumva rero ko haba kwizigamira, haba kwihangira imirimo ni ibintu bibiri bidasiganwa, kuko kimwe kiguha ikindi. Urazigama kugira ngo ugire ute uzagira icyo wigezaho mu minsi iri imbere. Wihangira umurimo kugira ngo wiyungure, bwaba mu bumenyi, bwaba mu buryo bw'amafaranga. Urumva ko byose biba bigomba kujyana kugira ngo wowe ubwawe ukomeze utere imbere. Nigeze kuganira n'umuntu ku bintu bijyanye no kwizigamira, ariko nsanga
ntabwo abyumva neza, ahubwo we akumva ko niba yabonye amafaranga agomba nyine kuyakoresha icyo agomba kuyakoresha bikarangira agategereza ayandi. Noneho ndamubwira nti se niba ubonye amafaranga uyu munsi ukayarya ukayarangiza, ejo hatagize ndaza ukakubitana n'ikibazo byagenda gute? Ngo yangwa ibyo ngibyo ngo ntabwo umuntu yabiteganya, kandi hari ibyo ugomba guteganya. Usanga rero abantu benshi batekereza ko kuzigama ari ukuzigama ayo wasaguye. Oya, ntabwo kuzigama uzigama ayo wasaguye, aho gufata mu yo winjije ukavuga uti wenda ndazigama aya n'aya azangoboke mu gihe runaka. Ariko usanga hari nk'umuntu rwose uhembwa agahita arangiza agategereza ko ukundi kwezi kugera kugira ngo yongere ahembwe, gutyo gutyo bikagumya kubamo iyo rutine, ariko ntabwo ari ibintu byiza. Kandi ugasanga muri abo bantu bameze gutyo, niba usanga niba ahembwa kuri 25 cyangwa 28, ugasanga ageze nko ku itariki 10 nta n'igiceri afite, atangiye kugenda aguzaguza ati wabo ntijaya naya, agakrize kankubise. Ugasanga ni ibintu iyo ubitekerejeho wumva ko ari ibintu bitakagombye kubaho. Abantu bagomba guhindura intekerezo bakumva ko kugira icyo wizigamira atari uko wasaguye, ahubwo uvuga ati uyu munsi niba nabonye amafaranga ya naya reka yanyashyira aha, noneho ejo biramutse bibaye simbona aya nabonaga ariyazaza ankemurire bya bibazo nari mpuye nabyo. Ntabwo ari byiza ko amafaranga yose ubonye uhita uyarya ngo uyarangize. Ushobora gukubitana n'uburwayi, ushobora gushaka kujya gusura umuntu mu buryo butunguranye. Ntabwo byakabaye byiza ko igihe wakubitanye n'uburwayi atari bwa burwayi bukomeye ubura amafaranga kujyana kwa muganga, ukarindira kuguzaguza, uhamagara umuntu wese afite reka mpamagara uyu n'uyu wenda arayampa, reka mpamagara uyu n'uyu wenda arayampa. Kandi hari inzira wakagombye kuba wariteganirije ku buryo utwo tubazo nk'utwo duto duto tugenda tuza ubasha kutwikemurira. Reka rero kuzigama tubigire ibyacu, kuko ni ibintu bifasha umuntu umunsi ku munsi. Nawe ugifite impungenge, ukibaza uko wabigenza, ukibaza uko wabikora, bishyire mu bikorwa, gerageza urebe bizakunda rwose. Wikumva ko utazabishobora kandi utarabitangira, kandi umenye neza ko buri gihe intangiriro iragora, ariko uko ugenda ubikora umunsi ku munsi, wenda nyuma y'ukwezi, nyuma y'igihe runaka uzabona umusaruro wabyo, uzabona ukuntu ari byiza, hanyuma biguha imbaraga zo gukomeza kugeza igihe noneho uzajya utangira no kuzigama amafaranga menshi akazakugirira akamaro mu gihe runaka. Reka tute kugira ubwoba bwo kugira icyo twizigamira. Reka tute kuba nk'aba bantu bavuga ngo reka nyarye ejo hazaza ndi. Ese ataje wabigenza ute? Kandi ukagira ikibazo. Nibwo usanga tugenda twanduranya, ugenda uguzaguza mugenzi wawe, yanayabura ugasanga niho bibaye ibibazo ngo yayakwimye. Kandi hari uburyo akagombye kugira ute ibyo byose kubikoramo neza kandi bikakugendekera neza. Reka kuzigama tubigire umuco kugira ngo bizadufashe ejo hazaza, dukomeze twiteze imbere, kandi buri wese nabigira ibye akabishyira mu ntego aba yihaye bizamugirira akamaro. Murakoze cyane.